ari gukina fundi iguruka Gisele urumva tuzagukina fundi iguruka ibyo biceri byo muri Oman bimuheho urumva ntabwo bishoboka Godfather uzayamuha nayo nzamuha ayo namuhaye arahari hari nayo wamaze kumuhaho are hoya mpana yahanga aha nuko yareka n'ibindi ikibazo rero inkuru yawe uri kuyivuga nka wa murundi urayinusura ntabwo duha full story, that's the big problem. Wampaye inkuru irambuye shushu uri kumva ba sister banjye mama wanjye njyewe ariko se mwatapinga screen mwokapfa mwe n'ubundi ko mutenda kunkanda ngira imibare yuzure mwankanda aho abantu muri hasi mugatapinga screen ko n'ubundi yewe nta n'ubundi gusetinge gorofe. Yewe nakunda urugo Godfather. Yego. Ndashaka nshaka kubaka. Uyu mugabo wamwamenyanye mute mbere yuko mubana? Umugabo wanjye n'undi yamenye Gisenyi. Umurusha amafaranga? Yego. Mvugira ngo baby wambonye. Oya nayo nari mfite ariko nari ndangije segonderi gusa iwacu rero afite udufaranga. Urakoze cyane. Nyamunsi nta kintu yariho. Noneho turamenyana yari afite amafaranga we. Yararaho. Yari Nyamunsi. Urakoze cyane. Njyewe rero sinzi ukuntu neye ndakunda pe. Oya se. Narakundaga. Waramukunze? Naramukunze. Arayarya koko? Jama akimenya ko mukunda we yambaye nk'unkoresheje. Nibyo ndi kukubwira we wari ufiteho udufaranga. Wari wishoboye kumurusha? Kuko yumvaga nyine uri kwirukanka sheri. Wari wishoboye kumurusha? Naramurushaga. Murabyara yanjye niwe ntago byanganyaga ubushobozi. Amafaranga amaze kugabanuka gato yaragutajya gushaka undi. Ahita ashaka utundi dukobwa nyine dutoya amaze kubyara. Koze cyane. Gusa nyine urebye ukuntu twari tubanye uri kumva iwacu nyine nibo bameze nkaho badufasha. Urakoze cyane. Ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye nyuma baza kubigabanya. we ntabwo babigabanyije ahubwo yashatse nko kuba nk'umuntu umenda ubwenge. Yego gute? Njyewe uri kumva iwacu bari bifashije. Noneho njyewe urugo rwanjye njye muntu iwacu wari warashatse nakoze mariage. Rero mama wanjye akansapotinga cyane. Imyenda n'ibintu byose dukeneye mu rugo. Akasapotinga kugira ngo tudaseba. Kandi abandi bavandimwe banjye bose bakoze ubukwe. Mukuru wanjye na murumuna wanjye undi inyuma. Rero akadusapotinga njya kubyara mama wanjye niwe wanzaniye imyenda y'umwana ibintu nk'ibyo. Rero nanjye uri kumva narakuriye mu rugo rumeze gutyo nkavuga ati ko njyewe umugabo wanjye mukunda nkaba mbona udufaranga mama wanjye anyoneza amafaranga basi banjye banyoneza amafaranga reka nizigame ibintu Igisenyi haba ibintu byo gutanga amafaranga mu bintu by'amakoperative. Ndagenda nkajya nanga amafaranga umwaka ushize mfata amafaranga menshi. Rero icyo gihe niho namenyeye umugabo. Amafaranga abonetse? Yego mfite umwana w'amezi nk'arindwi. Njye nambwira ati dore hashize igihe ngiye gusura mu rugo. Kigali? Narajye nanga udufaranga mfata amafaranga agera mu 200 ni makeya ariko mu rugo rwacu yari menshi. Ndabwo ati ngiye kuyafata umugabo wanjye ngiye kwisukisha
nkoresha inzara nazajya mu rugo bakaguseka, ariko mu by'ukuri ayo mafaranga ni njye wari warayabitse. Nkoresha ibyo byonyine, andi mafaranga ndayamusigira. angahe? Uri kumva nakoresheje umusatsi, nkoresha n'inzara, mfata n'itike. Muri koperative bari baguhaye angahe? 160. Hanyuma ukoresha inzara za magana abiri. Urugo ruciriritse. Baguhaye 160, ukoresha inzara za desa z'ibihumbi 5 n'umusatsi wenda w'ibihumbi nk'icumi gutyo ndatekereza. Yego. Kubera ko uri kumva iwacu bari abantu badaciriritse n'abantu b'i Kigali, nagombaga kugenda nsa neza kugira ngo nerekane umugabo wanjye neza. Ariko mu by'ukuri amafaranga ni njye wari wayitangiye. Kwari kugira ngo sapotinge umugabo wanjye, batazamuvuga nabi, batazamureba nabi. Naramukundaga pe. Rero uwo munsi nari bujya mu rugo, yari afite abashuti be bakoranye i Gisenyi bari bari aho. Mu gitondo ndabyuka ndagenda mu rugo njyana n'umwana. Rero ya mafaranga yandi yasigaye naramusigiye. Inje nsanga umugabo yasuranye na ex wiwe. Wamaze igihe kingana iki? Icyumweru. Kuko uri kumva umupapa wanjye yari yarapfuye, ntwite. Nyine hari ibintu byinshi byari byarabaye mu rugo, nahari nagombaga kugenda nkamara icyumweru, ibintu byose bikajya ku murongo, nkanabereka n'umwana nawe bari bazi. None se ubundi wavuye i Kigali gute ujya wisanze i Gisenyi? Tubundi dusubiye inyuma gato. Njye narangije segonderi, bya bindi by'ibigare. Iwacu papa wanjye yari pasiteri atarapfa, wanjye ari umuririmbyi, iwacu bari abarokore. Mama wanjye yarambwira ati Gisele wo kujya i Gisenyi. Bya bindi by'abana b'abangavu bati mama ndashaka kujya i Gisenyi. Ngenda by'ibigare. Kujya ugiye ku ishuri cyangwa ugiye gutembera? Nari ndangije segonderi 2018. Godfa Ugenda ugiye gutembera? marambara mama arambwira ati Gisele urava i Kigali, niba atagufungira i Gisenyi. Njye ibyo bintu impamvu mba mbivuze, mba ngira ngo mbwire abandi bana bumvireho. Gisele uraramuka uvuye i Gisenyi, kuko urumva mama wanjye niwe nari nsigaranye, papa wanjye rero yarapfuye. Ati Gisele uraramuka uvuye ahangaha ngo ugiye i Gisenyi, bazagutera sida cyangwa bagufunge. Uko Tufa ncika mama mba ngiye i Gisenyi. Godfa nta n'amezi 5 yashize. wari Bakimara kuntera inda, umuhungu yahise anyihakana. Njye ntabwo ibyo mbivuga ngo kugira ngo mbe umusitari, ngo kugira ngo famiye byananshimisha famiye yanjye batayimenye. Bakimara kuntera inda, umuhungu yahise anyihakana. Mu kunyihakana cyakoze yari afite umudemayi wiwe, umuberiseri, umwana mwiza. Yabigiyemo mbana n'uwo muhungu. Godfa umuhungu yaranesheje, yankoreye ubugome. ati Yari wa muhungu, yari wa mugabo ujya kuryamana n'abandi bakobwa mari aho mu rugo. Yari wa mugabo ufata ibintu byose mu nzu akabitanga,
yakoreraga leta. Mm. Suzi ko abantu bo muri leta babahereza amata, amazi, ibiki n'ibiki. Mm. Ntwite inda ikuze byose akabitanga mu nzu, ngasigara inzara inyishe nenda gupfa ndi kuruka amazi. Mm. Sister wanjye yo kabyara akanyohereza amafaranga, kako nyine bakwiye mu miryango y'abapasiteri y'abantu bakomeye kugira ngo batazamenya ubuzima ubayeho nuko kuntu wishingiye. Njye wacu ni njye utarakoze ubukwe gusa, rayikamagararaho kaguhishira nyine muri make kabihisha. kanishira. Riri ni hahandi nagiye kubyara, uri kumva mama wanjye, uri kumva, urabizi abantu ba kera baba bafite ibintu utamenye. Wanjye aragenda ngurira imyenda y'umwana, ngurira ibiki n'ibiki n'ibiki n'ibiki, ariko nyine ntabwo yaje kundwaza. Njye nahuye n'ibintu hahandi umugabo wanjye yazanaga umukobwa nk'abantu bari kwicarana amashuri, siri ukuntu bagiye guhura, ariko riri kugira ngo nubake wa mwana wakuriye mu mapasiteri n'ibiki n'ibiki, babwiye ngo ibyo bintu ugiyemo kugira ngo nazaseba nkihangana. Njyewe urugo narubayemo imyaka 5 gutyo, nyine ndi wa muntu wihangana, ndi wa muntu uhisha, nuko narubayemo imyaka 5 irahera. Aya naho mbwira urubyiruko ibintu ababyeyi bavuze. Reka nkubwire rero wa mukobwa we, niba uri umugore niba uri umudamu, kumva inkuru yawe ni nko kurya ifi. Uzi ko umbwiye inkuru urukumva, noneho urumva inkuru yawe yavanze, urumva nanjye yaramvanze wa muntu. biba ngombwa ko mpamagara landlord kugira ngo azayinsobanurire, nawe yarambwiye ngo ntabwo biramuvanze. Godfa Ngaho umugabo waramukundaga cyane, mugiye inama, ugiye gusura mu rugo, ufashe amafaranga uramusigiye, usubiye inyuma, umugabo yagutesheje utwite, ndafata iki ndeka iki. Rero ni ukuvuga ngo inkuru yawe kuyumva, urimo kumva, mumpamagarire Faxman. Faxman niyo washobora iyi nkuru. Mumpamagarire Faxman, iyi nkuru niwe muntu niyo wayishobora pe. naniyo nambu kuko uburyo uri dore hasi ngo ni ukuvuga ngo reba ukuntu muri comment bari kwandika, ni ukuvuga ngo urukumva watujagaraje, najagaraye, urukumva. Ariko muri make ukuntu nabyumvishije uyu mu mama ngo ndi imbobo. apo ntukite kuri comment z'abantu, ndababloka ntugire ikibazo. Nani bababashye. Umva Godfather, mufate uwo big hat mu muting. njyewe nta nubwo nshaka kumvisha abantu inkuru yanjye, uri kumva. Wawe inkuru yawe urukundo kwitubwira rero, urukumva nyine umva mbanze nkubwire ukuntu nabyumvishije, niko arimo kugenda ataruka, arimo kugenda ataruka. Ukunda, uri kumva inkuru yanjye ni ndende. Urajagaraye kuko ntabwo uri kubivuga neza. Uri kumva riri, njyewe nshaka gushimira Godfather, nubwo nshaka ngo abantu bumve inkuru yanjye, sinanabikunda. Njyewe ikintu nashaka no kwishimira Godfather. Okay, igira hino ndagusomye ku mukondo. ariko n'inkuru irasobanutse, ahubwo njye ndi kwibaza Ofeti n'ubundi yazamutse hano ashaka niba uba ameze neza. ubundi reka nkubwire, ameze neza ntabwo ameze neza, njye wamuzamuye, reka mbabwire. nanjye nizo mpungenge mfite kuko inkuru yo njye irasobanutse. wamuzamuye. Ngaho reka maze nyare muraza kunkangura. Okay, impamvu namuzamuye yashaka gushimira gusa. Araka ndetse kuryama na n'izindi nkuru nshaka ngo kukubwira, nturyame niyo gitangira kugushimira. sibyo. No kugushimira nta n'ikindi. Ize
we I love you too. umva nyine ngiye ngushimire ntaryame mushimira Aho ugira ikibazo uza tuganire ubikumarira ngo sibyo. Godfa njyewe warakoze sibyo Mm. kuri inshuro umwana wanjye ariga neza kubera iyi pano yawe Ngaho mpaka bizo. ntabwo nabikora ese we ko yakaguhaye mumbabarire warakira gusa ntayapfa kugatanga ntabwo nabibasha kamusubize yakaguhaye nta kibazo kamusubiza shariri mbabarira pe ese kuvuga ngo mwa amata bizu bigutwaye iki ntabwo nabibasha ariko Godfa We. mva njye basi iminota itatu ntabwo ndi buyirebe My friend gusinzira nakwiyamye mvugana na Lili umva nukuri kumana nakumvisha sheri wakoze gukora akazi nibyo mbwira abantu nibyo nishimira nibyo nshaka abantu baze bishime baseke urumva ni byiza ko byabaye ushimira abantu bari hano hejuru badufasha kugira ngo mwishime urimo kumva basi mu munota ndanze ngiye kwiryamira reka niryamire wa mugore we hasi bakuntumye reka niryamire bana bye na mutinze ese urawukoresha iki kayita ni wowe okay ntari bakuba muderetse namubarire muderetse namubarire reka uwo munota tumuhera okay fata itatu rata fata itatu kayita uri kumva nubwo ndahangaha sibyo njyewe ikintu kindera motivasiyo ni uko nishyura umwana wanjye nkabona aratsinda ikintu cyiza akomeza atsinda kandi iyo abona afite abantu nk'amwe ntabwo ibyo bintu nari kubishobora ngo mbone abamama bafite imbaraga mwebwe ba biju ba keza bose ari Godfather wabazamuye ahangaha kugira ngo nyine batumotive riri weho urabizi uri umubyeyi imbaraga z'umubyeyi wese ni umwana sibyo ibyo ni umwana niba warasize umwana afite imyaka 3 akaba agejeje imyaka 5 uri kubyumva ndakumva mama ari wa mwana w'intangarugero kandi wowe mubyeyi we waragiye ukora amakosa menshi iwanyu ari wa mwana uba uwa mbere amanota 90 na uri kubyumva kubera abamama nk'aba ngaba wagiye ubona ahangaha ukabasha kumwishyurira ni ikintu gikomeye na wa muntu wagusize akaba kwifuza aka kanya ni ukubera nyine abamama nk'amwe mwese sibyo ntabwo ari uko ahangaha dufite ubuzima bwiza ntabwo ari uko turi abanyabwenge ni ukubera abamama nk'amwe mwese ni ukuri ngenda bashimiye Imana ibahe umugisha ese kayita muri omani urabona hari ibintu biba mu rwanda bita abapsikologe ushobora kugenda byaba biri kuri asiranse bitariho ukamuganiriza akagufasha natwe tujya tubikora hano mu Rwanda turabikora muri omani birahaba ku buryo muba mwagiye muri ibyo bihugu mugira abantu nk'abo muganira baba porofesiyoneri ntabwo babona amafaranga umwishyuye biba bihenze kandi abantu b'inaha bagira ibintu by'uruhu by'irondaruhu mbese inshuti yanjye aho ngaho akazi ufite ubu ngubu aho ngaho urakishimiye ni ukuri ndashima baguha ubusanzure ushobora gusohoka yego ndasohoka ndagenda mfite ubwisanzure ko haba irondaruhu se kandi mudakoresha n'amasiranse umuntu nka mu kazi kanyu umuntu ugize ibyo bibazo ko ari ibibazo bisanzwe by'ihungabana bya depression yenda aba utaragize amahirwe yo kujyaza nka hano ngo aganirize abantu cyangwa na hano hari abo byanga mubifatamo gute iyo mugize ibyo bibazo cyangwa we ntabwo birakubaho
uri kumva ahangaha tuhaza turi zero nta kintu na kimwe dufite, nta bushobozi bw'amafaranga, uri kumva nta na kominikasiyo, ariko iyo ugeze ahangaha ubona ubushobozi buke ariko buba buhari, ntabwo umeze nka kwa kundi wari umeze uri mu Rwanda. Uko byagenda kose urivuza, uri kumva, cyangwa ugakora n'ibindi bintu birenze ibyo watekerezaga uri mu Rwanda, kubera ko uba ufite utundi dufaranga dukeya. birumvikana. ngo dufata wamushimiye yarabyumvise, ngende kukwiganiririza, wigeze kuvuga ko none se reka waragize mubaze akantu akadepression, numvaga nakubazaga niba uba wumva umeze neza nta kibazo. ibintu bagenda bavuga kuri depression abantu bakora muri Oman, nibyo hari abantu baba bafashwe nabi bakabahohotera, nibyo Rero ntabwo navuga ngo sibyo, nta nubwo navuga ngo nibyo, ndagusobanurira. Ni ukuvuga ngo ahangaha igihano cy'umuntu wishe umuntu nawe ni urupfu, uri kumva riri. Rero ahangaha ufite uburenganzira, niba umuntu agufashe nabi ufite uburenganzira bwo kumureka none ukajya se gukora none se ahandi. ko ari warakuzanye, kandi numva ngo ibintu ngo babafatira amapasiporo, ibyangombwa byose baba babibatwaye, wahava gute Rero batabigusubije? hari itegeko ry'uko, kereka abantu batazi, ariko itegeko ry'inaha nta muntu wemerewe kugufatira ibyangombwa kereka wowe wabimwihereye kubera ideni umufitiye. ko abandi babifata, Yakuvanye muri Afurika, uri kumva, nyine yakuvanye muri Afurika agufatiye akwishyuriye n'ibyangombwa. ibintu byose. Kugufatira ibyangombwa birumvikana, wowe ubishatse umaze kumwishyura amafaranga yakuvanye muri Afurika umwaka ibyangombwa byawe akabiguha n'iryo tegeko.